My people nizere ko meze fresh. Yes, ino Mungu wanyu ugarutse right now. Wa Mungu wanyu ugarutse ushima Imana n'abantu bake. This is MC Rota. Yes, ndimo kubatembereza ngenda mbereka Kigali. Abahungu mudafite amafaranga ndagira ngo Kigali muyirinde bro. This is a city. Niba udafite amafaranga bro, please Kigali yihunge bro. Kigali is the place of enjoying money. It is not the location of searching money bro. No. Kigali we enjoy money, we eat money bro. If you have money bro, I'm advise you, please don't come in Kigali. Please. Kigali bro nta no kurira amafaranga. Niba udafite amafaranga bro, ukiya kuguma uzenguruka bro. No. It is not better. It is not better for you kabisa. Niyo mpamvu ugomba kwibagirwa Kigali bro. Yes. Rero nagira ngo ngubwire brad, ibintu bitatu ugomba kwirinda uri muri Kigali bro. The first, please, let gukunda abakobwa bro. Ibyo bintu bireke ntakirimo papa. Ntakirimo, that is why you have to let it bro. Icya kabiri, gukunda ikintu cyitwa beer bro. Kigali ifite ahantu henshi ho kurira amafaranga utubari bro. Please, ibyo bintu bireke pe. Icya gatatu bro, ugomba kureka icyangwe bro. Ugiye gushaka amafaranga ukaza keji, uri gushaka icyangwe n'ibiki bro, ntakirimo kabisa. Please, niba ari dufaranga twawe ufite duke, please tuzigame man. I'm advise you to let it bro. Tuzigame ibindi bintu bindi ureke kuko ntakirimo papa. Ntakirimo. Ngiye ndimo kwitemberera kabisa, naje kurya ku mafaranga yanjye. Wari umuntu uri buze kunyigana ati Prince arya amafaranga. No, please let it bro. Ntakirimo kabisa. Ahubwo we banzu yashake uzaze kuyarya nyuma, sibyo? Okay, thanks you my boy.